Bibiliya ivuga hari uko ivuga ijambo ry'Imana, uko irivuga, uko iryita. Uyu munsi bashaka kureba ijambo ry'Imana uko Bibiliya uburyo bwinshi Imana ivuga ijambo ryayo. Tubasha kureba uburyo bumwe muri ubwo buryo bwinshi. Tusome muri Zaburi y'107 umurongo wa 20. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Amen. Cyubahiro usubiremo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Amen. Subira wa gatatu twese tuvuge amen. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Amen. Amen, amen. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Ngumwami yohereza ijambo rye ngo rikore iki? Ribakize. Yohereza ijambo rye ribakize bandi. Twebwe ubwoko bwe, twebwe abizera, abizera umwami ngo yohereje ijambo rye ngo ribakize. Turaza kureba uburyo rikiza, ariko si ibyo gusa, ngo rikababuza kujya muri rwagobo, kuvuga rikabakiza kuzimu. Amen. Urwego rwa mbere rirabakiza, ribakiza ibice byose bibagize, ribakiza mu mwuka, ribakiza mu bugingo, ribakiza no mu mubiri. Mashimeje ku mwami Yesu. Nuvuga nicyo bita guérison intégrale. Nuvuga ngo nugukiza kuzuye. Guérison intégrale. Gukiza kuzuye. Amen. None tukiraho, nimba Imana yohereje ijambo ryayo ngo ridukize, turacyari imbere ya mbere ku bijyanye n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Nimba yohereje ijambo ryayo ngo ribakize, utaryitaho bigenda gute? Utaryizera, utaryiga, utaryitaho, nuvuga ngo icyo ryatumye gukora ntabwo kimugeraho. Mwabyumvise? Ibyo ni ibintu byumvikana. Kuko abantu benshi bavuga ngo n'abakristu, ariko mu ijambo ry'Imana n'abakene cyane, nta n'ibyo bagifite. Atari uko ryabuze, nuko ntabwo ribashishikaza. Bo bumva yuko kuba mu materaniro nk'uko bakabyina biba bihagije. Ariko Imana iravuze ngo yohereje ijambo ryayo ridukize. Nutamenya ijambo ry'Imana ngo uryizere, kuko nawe ushobora kwizera ibyo utazi. Kwizera kuva ku kumva, ukumva ijambo rya Kristo. Nutamenya ijambo ry'Imana ngo uryizere, urumva rero agakiza rizana ntabwo gaza kugeraho. Mbere yuko Yesu aza, Imana yohereje ijambo ryayo, byaba mu kanwa k'abamarayika, byaba mu kanwa k'abahanuzi. Imana ikirisha ubwoko bwayo ijambo yanyujije ku bamesaje bayo, intumwa zayo, yaba abamarayika, yaba abahanuzi. Hanyuma igihe kigeze, Yesu araza. Bibiliya ivuga ngo Yesu ni ijambo. Amen. Kandi ijambo
ni Imana. Noneho Yesu rero araza, jambo yambara umubiri, noneho arizira ubwe, kandi turabona ko yaranzwe no gukiza abantu. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Dusomere Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, ni kwibukanya gusa bwo dusanzwe tuhazi benshi. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi, ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Hano baratubwira ikintu gikomeye cyane. Mu itangiriro cya mbere ku murongo wa mbere batubwira itangiriro ryo kurema. Mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Somaho. Na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Hano baratubwira uko Imana yaremye ijuru n'isi. Baratangiye kutubwira ibyiremwa by'ibi tubona bifatika. Hanyuma Yohana rimwe we akavuga ko iyabiremye yo ntabwo ifite itangiriro. Amen. Mbere y'uko byose bibaho hari ijambo. Ngo ijambo rero ntiyaremwe, niwe rurema. Uzajya ubimenya, itangiriro rimwe ni kuremwa ku bintu. Manyenyeri, iki byose ibiriho ibifite ubugingo. Hanyuma Yohana rimwe yabiremye, yahozeho, byose bitarabaho. Tugaruke rero kuri rya jambo ya Zaburi 107:20, ngo yohereje ijambo rye ngo ridukize. Ushaka kwandika umutwe yakwandika ko ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana ni umuti. Amen. Ijambo ry'Imana ni umuti. La parole de Dieu est un remède. Ni umuti. Mbere na mbere ijambo ry'Imana iyo turyizeye ridukiza mu buryo bw'umwuka, riratubohora, riradukura mu mwijima, riratumurikira, rituvana munsi y'ubutware bwa Satani. Amen. Rizura umwuka wacu wari warapfuye. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riruta inkota ifite ubugi habiri, kuko ritandukanya umwuka n'ubugingo. Mu byo rikora ritandukanya umwuka n'ubugingo. Icyaha kimaze kwinjira muri Edeni, ahari Adamu na Eva, ubugingo n'umwuka byarivanze. Ariko mbere y'uko icyaha kinjira byari bitandukanye. Nuvuga ngo tuvukana ubugingo n'umwuka byivanze.
Adamu na Eva bamaze gucumura, umwuka n'ubugingo birivanga. Noneho n'ababakomokaho ari twebwe tuvukana natwe byivanze. Ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Imana mu kurema umuntu mu shusho yayo, ikintu bita structure interne de l'humain. Ni ukuvuga ngo ishusho ye y'imbere uko Imana yabikoze. Umwuka niwo mutware, ubugingo bukumvira umwuka, icyaha kitarinjira. Hanyuma umubiri ukaba umugaragu, ubugingo. Icyaha kimaze kwinjira, iyo ordre baranverse. Gute? Uwari umugaragu ahinduka umutware. Umugaragu yarinde? Yari umubiri, ahinduka umutware. None ubugingo n'umwuka bivanze rero, bigahita biba munsi y'ubutware bw'umubiri. Umubiri upfa, umubiri ubora, umubiri ushira, ugahita ufata ubutware. Murumva? Iyo situation murayumva? Ni situation iteye agahinda. Ikidapfa kimirwa n'igipfa. Tuvuka ikidapfa cyaramizwe n'igipfa. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abayuda mu gihe cye ngo nimutizera undi we muzapfira mu byaha byanyu. Bari bazi ko idini ryabo rya Mose nikibihagije. Rero hano humve neza, nimba umuntu wese avukana ubuzima aho umubiri uba umutware, aho igipfa kimira ikidapfa, nibyo birahita ugahinduka uwa kamere. Bivuga ngo rero nta bugingo bw'Imana uba ugifite, kubera yuko byose byamizwe n'inyama n'amaraso. Ijambo ry'Imana rero barabitubwira mu Baheburayo kandi 12. Umuti Imana yazanye kugira ngo gucanganyikirwa ibidukize, isubize ibintu mu buryo. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Amen. Amen. Mu byo rikora batubwiye ngo ritandukanya ubugingo n'umwuka. Kubera iki rikwiye gutandukanya ubugingo n'umwuka? Tumaze kubibabwira. Jusqu'à partager âme et esprit. Ni kubera ko kugira ngo tubaturwe ubutware bw'igipfa, uyu mubiri w'inyama n'amaraso, byabaye ngombwa ko Imana iza igakora chirurgie, igakora operation, igakora surgery muri twe, ikazana inkota yayo, ijambo ryayo, noneho igahita ifata bya bintu byivanze ikabitandukanya. Ibyo biba ryari? Iyo umuntu yize ijambo ry'Imana akavuka ubwa kabiri. Kizakubwira ko Imana yabitandukanye muri we niki? Nuko utangira kumva unyotewe iby'umwuka. Utangira kumva ko hatabaho inzara gusa y'umubiri, habaho n'inzara yo muri roho, yo mu mwuka. Ukumva ko udashobora kubaho udafite ijambo ry'Imana. Ukumva ko udashobora kubaho udasenga, udasabana n'Imana muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo wa muntu yari yarapfuye umwuka atangira kuba muzima. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu rero ijambo ry'Imana ritaratandukanya umwuka n'ubugingo, iby'Imana byita ko ari ubupfapfa, kuko we ni uw'inyama n'amaraso, iby'umwuka ntabyo azi. Rero ijambo ry'Imana ryaje ngo ridukize. Icya mbere ribanza gutandukanya ubugingo n'umwuka kugira ngo dusubire kuba nka Adamu mbere ataracumura. Aho niho dutangira rero kugendana n'Imana, kumva ijwi ry'Imana.
ariko kubera yuko rero ari ubuzima bushya butangiye mu muntu buvutse, bukwiye gukura kugira ngo buzagere ku rwego Adamu yariho ataracumura. Murumva rero ijambo ry'Imana niryo rikora uwo murimo. Nta jambo ry'Imana umwuka n'ubugingo bizakomeza byivange. Uzabaho mu buzima bw'inyama n'amaraso, hanyuma ubuzima bw'inyama n'amaraso nibushira, umubiri nupfa, nawe upfe, kuko n'ubu ni mu buryo bw'umwuka wari warapfuye. Amen. Ijambo ry'Imana rero ntago rigarukira gusa kutugira abazima mu mwuka, mu kutubatura ingoyi za kamere zafashe mbiri ubugingo n'umwuka. Murumva rero abavuga ngo bafite amadini baribeshye, kuko ibi bikorwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari idini ribikora. Ni ukwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Noneho ijambo ry'Imana ntabwo rigarukiraho. Ijambo ry'Imana rirakomeza rikamanuka no mu bugingo, rikadukiza n'indwara zo mu marangamutima, kadukiza ibikomere, tukadukiza amateka mabi. Amen. Ririnjira mu bugingo rikadukiza ibintu byose byatuzahaje, byangirije ubugingo. None tukaba bazima mu mwuka, tukaba bazima no mu bugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rikora ibyo abapsikologe badashobora gukora, nubwo nabo bakenewe, kuko ijambo ry'Imana ririnjira ku muzi w'ibibazo, kandi ntabwo ryo ririndira kurisobanurira, ryo rirakuzi kurusha uko wiyizi, ngo ko imbere yaryo byose ibyaremwe byose byambaye ubusa. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Amen. Hanyuma rigakomeza noneho rigakiza n'imibiri yacu, ko kuvaho icyaha kingiye ntago cyangize gusa umwuka n'ubugingo, cyangize n'umubiri. None umubiri utangira kuba umubiri upfa, kandi mbere ntago wari umubiri upfa. None ugatangira kuba umubiri w'intege nke, ugatangira kuba umubiri ufite ibintu byose bitandukanye nuko Imana yari yagambiriye mu kurema umwana w'umuntu. Rero icyambere uko kumenya, wowe uri muri butatu, ugizwe n'umwuka n'ubugingo. Ibyo ntago bipfa, niyo mpamvu haba abazimu. Umubiri urapfa, ariko ubugingo n'umwuka ntibipfa. Kabone nubwo utajya mu ijuru, uzakomeza kubaho ariko ahantu habi, mu mwijima. Amaherezo kwizuka ry'abapfuye bose, ukazajugunywa mu ruta utazima. Ngo tugizwe n'igipfa n'ikidapfa. Amen. Bibiliya ivuga ngo twakijijwe kubwo kugira ibyo twiringira. Ngo rero imibiri yacu ngo nayo itegereje gucungurwa. Twaracunguwe mu mwuka no mu bugingo, kuko ijambo ry'Imana ryarakoze uwo murimo. Amen. Ryarakoze uwo murimo, ryaratandukanije umwuka n'ubugingo. Dusigaye turi bazima mu mwuka no mu bugingo, ariko birasaba ko ugenda ukura kugira ngo noneho umwuka usubire ku butware, umwuka wongere kuba umutware, ubugingo bumvira umwuka, hanyuma umubiri ube umugaragu wabyo. Bibiliya ivuga ngo nimwumvira kamere nta kabuza muzapfa. Bivuga ngo uyu mubiri wacu ufite imbaraga zishaka ko ari wo uyobora ubuzima bwacu, ariko ijambo ry'Imana tumaze kuryakira rikatubatura, rigatandukanya umwuka n'ubugingo, tugakura ku munsi muri ryo, rigana riduha ubushobozi bwo kwimura umubiri ku ngoma, hanyuma nitwimika ubugingo, hanyuma hakima umwuka. Icyo gihe rero Yesu ahitaba umwami afite ingoma yuzuye muri twe.
amen. Kuko Yesu ntabwo avugira mu marangamutima, ntabwo avugira mu bugingo, ntabwo avugira mu mubiri, muri kamere. Yesu avugira mu mwuka. Niyo mpamvu numva ntabwo numva ijwi ry'Imana n'iki byose. Wajya umva gute se? Wajya umva gute kandi wibera mu rusaku rw'umubiri? Uko umubiri urasakuza. Ndashaka ka soda, ndashaka waganda warage, ndashaka ubusambanyi, ndashaka ibi. Umubiri ni ubwami bw'urusaku. Amen. Umubiri akazi kawe gusakuza. Rero nubaho mu buryo kumvira umubiri wawe, Bibiliya kugira ngo nakabuza uzapfa. Amen. Ariko niwicisha irari ry'umubiri kumvira umwuka, amen, ingaruka ni amahoro n'ubugingo buhoraho. Nibyo batubwira mu Baroma 8. Kibabaje abantu benshi ku isi bazi ko umubiri niwo muntu, bazi ko igifu cyiyo cyuzuye barangiye babyakemutse. Abaroma 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Itegeko ry'ibyaha rikorera hehe? Mu mubiri. Mu mubiri nta tegeko ry'ubugingo ryakorera. Iteko ry'ibyaha n'urupfu rikorera mu mubiri. Rero kubwo kwizera Yesu, amen, n'ijambo rye, umwuka wera yaratubatuye atugira bazima. Imana ishimwe. Tukaba tugitwarwa n'iryo tegeko ry'ibyaha n'urupfu, ahubwo tutwarwa n'itegeko ry'umwuka, iryo tegeko ry'ubugingo. Amen. Murumva rero ijambo ry'Imana rifite ububasha. Amen. Lituzanira mbere na mbere agakiza. Twabonye mekanizme ikoresha litandukanya umwuka n'ubugingo. Amen. Ijambo ry'Imana rero ukwiye kumenya ko rifite imbaraga n'ubutware. Niryo ryakoze ibyo. Tukwiye kurimenya. Niryo jambo nyine ryahumetswe n'Imana riri mu byanditswe byera. Ibyo nibyo hano tugira twumve imbaraga zabyo. Ko Satani akazi ke nukubiba umwuka wo gushidikanya ku by'Imana yavuze. Kandi ntabwo ari bya mbere, na nibwo buryo yakoresheje mu gushuka ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva. Ngo si Imana yaba yaravuze. Urumva? Satani ko akora. Ngo si Imana yaba yaravuze. Dusomeye muri Matayo 24:35. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Amen. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira na hato. Abantu benshi ntabwo bazi uburemere bw'iri jambo. Ngira mbibabwiye mu kanya gato. Amen. Icyambere twamaze kubona ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kurepara, zo gusubiza mu buryo ibyo Satani yangije muri twebwe. Amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gusubiza mu buryo ibyo Satani yangije. None batubwiye ngo ijuru n'isi izashira, ariko amagambo yanjye ntacyo azaba. Dusome n'ahandi havuga amagambo nk'ayo. Amen. Luka 16:17. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Amen. Subiramo. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta uko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Amen. Ese murabyumva ibyo? No, ntabwo muzi porte yabyo.
kugira ngo byumve, umviriza. Yesu yaravuze ngo isi n'ijuru bizashira, ariko amagambo yanjye ntacyo azaba. Yongera avuga iki? Icyoroshe nuko ijuru n'isi byavaho, aho kugira ngo haveho n'akanyuguti na gato mu ijambo ryanjye. Mwibaza ko ayo magambo yoroshye? Dore ukuntu atoroshye. Mumurikire. Amen. Haleluya. Hari abantu babiri nshaka kubabwira, nibo muza kumva ibyo ari byo. Amen. Umwe yari umupolone wo muri Polonye, uwundi yari afite nationalite ebyiri, yari umuroma kandi akaba umugiriki. Amen. Haleluya. Uwa mbere yitwa Ptolemy, yabaye umwaka w'ijana kugeza ku 170 nyuma ya Yesu. Nyuma ya Yesu. Ptolemy, imyaka 100, hanyuma n'ijana na 70. Numvise ko mu birupfa yarapfuye, murabyumva. We rero yujuje neza ya average y'Imana. Umwaka wa 70 pa ugeze ahita apfa. Kandi ko Musa tubwira muri Zaburi ya 90. Reka nkwibutse ko uwo mubiri nutawe umugaragu w'umwuka n'ubugingo uzaba ufite akaga. Soma Zaburi ya 90. Biratangaje kubona Ptolemy yarapfuye afite imyaka 70 pile, ntarenzeho n'umwe. Uko ijambo ry'Imana ribivuga, 90 Zaburi ya Mose, ni isengesho rya Mose, umurongo wa mbere. Amen. Ugeze ku murongo wa 10. Wewe nushaka uzakomeze. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utararamukwa, isi n'ubutaka. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti, bana b'abantu musubireyo. Kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi. Bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniye imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo mu maso hawe. Nurahagera? Yego. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Twese iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nimubitinye mubivuge n'ijambo ry'Imana. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro. Twese amen ku ijambo ry'Imana. Amen. Nuvuga ngo abantu benshi bapfa batagejeje kuri iyo myaka, abandi nka Ptolemy bakayigezaho, abandi bakaba bayirenzaho. Amen. Ariko ni exception, na muri rusangi ni 70 kugeza kuri 80. Iyo niyo hame y'ijambo ry'Imana. Ariko Imana ikareka, amen, ikarekera umwanya ko abantu bashobora gupfa mbere y'iyo myaka cyangwa nyuma gato bakarenzaho gato. Ariko iyo niyo moyenne. Ninde yanyumuza iri jambo? Abageza ku myaka 100 ni bangaye ku isi? Urebye miliyari 9 iri mu isi, abazageza ku myaka 100 ni benshi. Ntabwo ari benshi. Amen.
abayirenza ni exception. No gupfa mbere yaho nabyo, amen, mu bisanzwe haba ari ingorane. Muze tukwiye kugenda tukageza kuri 70 na 80, hanyuma ndukuriye tukayirenza. Uko Imana hari ikintu bita gukenyuka. Iyo upfuye mbere y'average y'Imana wakenyutse. Amen. Ese urabyumva? Amen. Ubushakashatsi bwavumbuye ko uburemangingo bwo mu bwonko bwacu, amen, amaserire yo mu bwonko za neurone, amaserire yo mu bwonko, uburemangingo bufite kurama kugeza ku myaka 80. Ubaza ko baje gusoma Bibiliya? Ni ubushakashatsi. Niyo mpamvu iyo ageze iyo myaka 70-80 benshi batana gutakaza n'ubwenge. Atari kuvuga ko barwaye Alzheimer, Parkinson, kuko niyo ni average. Donc les cellules uturemangingo two mu mutwe mu bwonko bwacu dusaza kuri iyo myaka 70-80. Nimba umuntu agikomeza kugira ubwenge kugeza ku myaka 100 niki, iyo ni exception. Muvuge muti ni bidasanzwe. Amen. Uwitwa Jean-Jacques Rousseau yavuze ati inyamaswa hari icyo tuzirusha kuko twebwe Imana ntabwo yadushize mu mbago, yaduhaye umudendezo. Nibyo bita perfectibilité. Nuko ngo umwana w'umuntu afite uburyo ashobora gukora ibintu hanze y'imbago zisanzwe z'umubiri niki, kubera ko ni kiremwa cyahawe umudendezo. Niyo mpamvu hariho iterambere. Ariko inyamaswa nta terambere kubera ko nta mudendezo Imana yazihaye, yazishize mu mbago, niyo bita instinct, nizishobora kurenga imbago. Ariko avantage zifite ni zihe? Uko ivuka, uko imeze mu miterere yayo, niko izasaza, ntacyo iziyungura. Mwajibise? Ntacyo iziyungura. Umwana w'umuntu avuka, noneho uko agenda akura, noneho agatangira kwakira ibindi atarafite, binyuze muri education, mu burere n'ibindi. Amen. Cyangwa inyoko muntu ikaba yakwakira ibintu bituma yisumbura mu buzima bwayo, aribyo bita culture n'uburyo bwo kwiyobora muri society. Amen. Nuvuga ngo umuntu ntabwo aba uko yavutse, hari icyo aba amaze kuvuka, ariko inyamaswa iguma ari yayindi. Ariko rero Rusoro avuga rero icyo rero inyamaswa turusha, iyo zigeze igihe cyo gusaza ntacyo zitakaza kuko ntacyo zungutse. Ariko umwana w'umuntu iyo amaze gusaza asubira aho yarari, agatakaza byose. Nimba yarize akamera nk'utize. Nuvuga ngo twe iyo bita les acquis, ibyo twabonye muri iyi si, iyo dushaje dusubira ibwana, tukamera nk'abantu batigeze bakiyekina na kimwe. On perd tous les acquis. Ibyo twize biratakara. Mwabyumvise? Ibintu byose tugarirwa kuba abana bayoborwa. Mwabyumvise? Nubwo waravumbuye ibyo biki, ntabyo ukibuka. Ati wowe uzi ko ari wavumbuye ibi? Kareba gutya. Kuko n'izina rye ntabyazi. Ati dore uyu ni mudamu wawe, dore uyu ni umwana w'imfura. Urumva? Byose biratakara. Uwo ni Jean-Jacques Rousseau. Ngibyo by'ubusaza bwacu. Ariko inyamaswa nacyo itakaza ko nacyo yigeze yubaka muri yo. Amen. Yo yagumye muri instinct Imana yihaye, ibamo isaziramo, ntabwo yigeze igira acquisition, nta progregira, ntabwo itera imbere, iguma kwa kundi ko Imana yayipangiye. Ariko twebwe yaduhaye umudendezo, dushobora kugera muri byinshi mu buzima bwacu, ariko iyo dushaje dusubira
hariya tugatakaza byose. Amen. Haleluya. Amen. Umwami Yesu igihe yavugaga aya magambo ngo ijuru n'isi bizavaho ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaba. Igihe yavugaga ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi bikurwaho aho kugira ngo kuja mu ijambo ryanjye haveho n'akanyuguti na gato. Amen. Igihe Yesu yavugaga aya magambo, igihe yavugaga aya magambo, isi y'icyo gihe, amen, kubyerekeye fizike uko isanzure n'amanyenyeri n'isi byose uko bimeze, bari bazi ko, ndavuga mu Kinyarwanda, l'univers, le cosmos est immuable et éternel. Bari bazi ko isanzure n'ibirimo byahozeho bizahoraho. Mukurikire. Uyu munsi urabyumva ati birumvikana. Igihe Yesu yabivugaga ntago byumvikanaga mu gihe cye, kubera ko ubumenyi bari bafite bwa fizike, imiterere y'isanzure, amanyenyeri n'imibumbe, bari bazi ko isanzure ryahozeho rizahoraho. Amen. No kuva kuri ba Aristote murabizi ko ni umuhanga cyane wafashije mu iterambere ry'ubwenge. Amen. Aristote mu filozofi w'umugiriki, yari filozofe, yari umuscientifique mu gihe cye byose. Muri fizike ye kuvuga ku byerekeye isanzure n'ibirimo, yaravuze ko isanzure ryahozeho ntago rifite iherezo, nifite itangiriro n'iherezo, kandi rizahoraho. Kugeza kuri Yesu iyo niyo fizike yari iri, niko bumenyi bari bafite. None haje umuntu ngo ijuru n'isi bizavaho. Ese mwumva ko baramuyumvise? Aravuga ibintu binyuranye n'ibyemejwe icyo gihe. Amen. We aravuga ngo isanzure, ijuru n'isi byumubona byose, amanyenyeri n'imibumbe, kabone nubwo abanyabwenge bavuze ko byahozeho kandi n'ibizakurwaho, genda babwira ngo ijuru n'isi bizavaho. Ntabwo icyo gihe abanyabwenge icyo gihe babyumvise. Nuvuga ngo aravuga ibintu bafata nk'ubusazi. Murabyumva? Amen. Ijuru n'isi bizavaho, kandi abanyabwenge nka Aristote n'abandi bose bemeza ko byahozeho kandi bizahoraho. Iri ni ijambo ritigeze ryinjira mu matwi y'abanyabwenge b'icyo gihe. Amen. Si ibyo gusa, aravuga rero ngo ntago bizavaho gusa ngo biroroshye. Ntago bizavaho gusa ahubwo biroroshye kubivanaho. Murakurikira? Ngo ntago bizavaho gusa ngo biroroshye kubivanaho. Ngo icyoroshye, amen, nuko iri juru n'isi bivaho aho kugira ngo mu ijambo ryanjye havemo n'akanyuguti na gato. Ayo magambo ntago bayumvise icyo gihe. Dore rero aho ibintu byatangiye gusobanuka nuguhera kuri Ptolemy. Sinamubabwiye uwo mupolonye yabayeho hagati y'imyaka 100 kugeza kuri 170. Ptolemy yavuze iki? Amen. Ptolemy yavuze ko isi ntabwo atandukanye cyane n'abariya bamubanjirije ba Aristote n'abandi. We aravuga ko isi iri hagati, hanyuma ibindi byose amanyenyeri bizungurukaho, yo iri hagati. Amen. Byose birazunguruka, yo iri aho hagati yabyo. Nibyo bita univers géocentrique. Vango isi iri hagati, umuntu ari hagati mu isi, isi iri hagati y'ibindi byose. Mwajubise?
aho rero haratangiye rero urugendo kugira ngo bizagere ku ijambo Yesu yavuze. Amen. Haleluya. Wa kabiri rero dushaka gutindaho yitwa Nicolas Copernic. Ngo twabonye uriya Claude Ptolémée twumvise ibye, nawe na fizike ye ntabwo yateye kure cyane n'ubumenyi bwa Aristote, babayeho ibinyejana, amen, 4-5 mbere ye. Noneho Copernic rero, Nicolas Copernic we yabayeho nyuma cyane ya Ptolémée, umwaka 1473 apfa 1543. We atandukanye na Ptolémée. Umviriza, Copernic niyo wa mbere waishuye ko isi ntabwo ari iri hagati y'isanzure. Amen. Ahubwo we aravuga ati izuba niyo riri hagati, noneho isi yacu mubumbe nta curuta yindi mibumbe, byose bizunguruka izuba. Urabona intambwe yateye, umwe azi ko iyi si niyo iri hagati, byose bikayizungurukaho. Hanyuma Copernic aravuga ati oya, ahubwo izuba riri hagati, noneho isi nini mibumbe bikazenguruka izuba. Nibyo bita univers heliocentrique. Helios ni ukuvuga izuba. Kugezaho turagana kuri rya jambo rya Yesu. Amen. Copernic we yavuze ko isi ntabwo ari hagati, ahubwo isi izenguruka nini mibumbe yose bizenguruka izuba. Noneho uwitwa Galilei nawe yari afite igikoresho kireba kure cyane, nawe yemeza ibya Copernic, noneho arabihamya. Wereye aho rero ubushakashatsi burihuta, noneho mu kinyejana cya 20 gitangira. Amen. Wereye aho ubushakashatsi rero buratera imbere mu muvuduko, kugeza kuri isa rero birazwi ko isanzure rifite igihe ryavukiye, ryatangiriye, kandi rifite igihe rizarangirira. Bivuga ngo rero ijambo rya Yesu uyu munsi, siyanse, ubushakashatsi bwararihamije ko ari ukuri. Muri ubu rugendo ishaka kurangirizaho niki? Amateka nyakuri nta na rimwe azahabanya n'ijambo ry'Imana. Amateka nyakuri azahora ahamya ijambo ry'Imana. Ubushakashatsi nyakuri buzahora buhamya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri infaillible, ntago rijya ribesha, ntago ryibesha, ntago rijya rineshwa, ntago rijya risaza. Nkuko nyiraryo adasaza, nuko nyiraryo atibesha, nuko nyiraryo adahindagurika, niko naryo riri. Uryizere, izere ibyanditswe byera, ntago ribesha, ntago ibyanditswe byera bibesha. Amen. Haleluya. Ni gute umwami Yesu yavuga ari amagambo ko ijuru n'isi ari iherezo ryayo, bifite iherezo, kandi ko byoroshe kuzabivanaho? Ariko mu gihe cye ubushakashatsi aho bari buhagaze nuko isanzure n'ibirimo byahozeho, ntago bizasaza. Amen. Yesu aravuga ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko ijambo ryanjye nacyo rizaba. Kandi ngo icyoroshe nukubivanaho, aho kugira ngo mu ijambo ryanjye haveho n'akanyuguti na gato. Ariho arashemangira yuko ibi mubonesha amaso y'umubiri
mukabyita ko bihambaye, mukabyita ko bikomeye, nta nkomezi zirimo. Inkomezi zifitwe n'ijambo ry'Imana. Amaso yacu aradushuka, atwereka ko imbaraga ziri mu byo tubona. Ibi tubona nta mbaraga, ijambo ryabishizeho niryo ryibitsemo imbaraga. Hahirwa uwizera ijambo ry'Umwami Imana, niko marayika yabwiye Mariya igihe amubwira inkuru nziza ko azabyara Yesu, ngo kuko ibyo Imana ivuga nta kabuza bizasohozwa. Yaba amateka, yaba siyansi, ubushakashatsi bundi, kuko na histoire ni siyansi, yaba amateka, yaba siyansi, iyo ta siyansi dure, za fizike n'ibindi, amen, yaba ubushakashatsi, yaba amateka, byose na kimwe nimba kiri ukuri kizareka guhamya ko iri jambo dufite muri Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana. Nisi turimo none, ku bantu bazi ibiro biraba ku isi bakaba bazi na Bibiliya, ntago biragenda bihabanya na Bibiliya, biragenda bihamya Bibiliya yuko Imana irirasohoza ibyo yavuze. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Habakuki yarabwiwe ngo amagambo y'ubuhanuzi uyandike abantu bose basomye, ngo kubera yuko azasozwa mu gihe cyayo, nanatinda uyategereze gusohoza ko azasohozwa. Ntacyo Imana yavuze kizahera, icyo Imana yakuvuzeho kizasohozwa. Niba Imana yaravuze ngo umwana azatwara inda abyara umwana w'umuhungu, muri icyo gihe cya Yesaya byari ibintu bitumvikana, ariko igihe cyarageze Mariya abyara nta mugabo baryamanye. Amen. Niba Imana yaravuze ngo nyuma y'imyaka 70 abayuda nzabagarura mu gihugu cyabo bwite, byarageze Imana irabagarura. Niba Imana yaravuze ngo bazamara igihe kirekire mu mahanga, hanyuma ku iherezo nzabagarura mu gihugu cyabo bwite, byarageze Imana irabikora. Niba Imana yaravuze ngo nibamara kwirukwa mu gihugu cyabo kizatahwa n'ubutayu, ariko igihe nzabagarura ubutayu buzamera, none ubutayu bwarameze. Imbuto nyinshi barya i Burayi, amapome n'amatomati n'ibiki bihingwa ahahoze ubutayu bwa Negev. Negev ubu niho hava amafurui menshi abagarurira amasoko yo hanze ya Isirayeli, ariko bataragaruka bwari ubutayu butamera. Ariko Imana yaravuze ngo le désert refleurira, ngo ubutayu buzamera. Uyu mwanya Imana irakubwiye ngo ubutayu urimo nuyizera ijambo ryanjye buraza kumera. Yohereje ijambo ryayo ngo ridukize. Muvandimwe uri hano, ukeneye gukira muri domene nyinshi. Ntabwo dukira indwara gusa z'imibiri, ntabwo dukira indwara gusa zo mu mwuka, ntabwo dukira indwara gusa zo mu bugingo, dukira no mu bindi byose bigize ubuzima bwacu. Igiseke cyawe kikwiye gukira. Kuko hari Satani akirwaza indwara y'inyatsi, ibyo ufashe byose bigatumuka. Rero igiseke cyawe, igitenga cyawe gikwiye gukira. Gerizo y'Imana, healing y'Imana ntabwo ari mu mwuka gusa no mu bugingo no mu mubiri, ni muri domene zose ubuzima bwacu. N'umufuka wawe ukwiye gukira kuko urarwaye inyatsi. Business yawe ikwiye gukira kuko irarwaye gucumbagira, ntago bigenda.
nashaka rero iri jambo ryoherejwe ngo ridukize nituryagure ku buzima bwacu bwose. Haleluya. Kuko niryo ryibitsemo imbaraga zo kurema ibidahari bigaseruka. Ni gute Lazaro yavuye mu mva? Yesu yohereje ijambo. Lazaro sohoka. Wari warapfuye amaze iminsi natangiye kunuka, arasohoka ari muzima. Yakoresheje ijambo. Umunyamibembe nshaka guhumuka, humuka. Nako nshaka gumanuka, umanuka, arahumuka. Bartimayo nshaka guhumuka, arahumuka. Ijambo ni iry'Imana yohereje ngo ridukize. Inkuru nziza nuko iri jambo ntabwo ryashaje, nuno munsi iyo risanze ukwizera mu muntu rirakora. Tangira urebe mu buzima bwawe aho ukeneye guérison. Tangira urebe mu buzima bwawe aho ukeneye ko iryo jambo rikora. Tangira urebe mu buzima bwawe aho iryo jambo ukeneye ko rizana agakiza. Tangira urebe mu buzima bwawe. Niye ukeneye ko iryo jambo riza rigakora. Niye ukeneye ko iryo jambo riza rigakora mu buzima bwawe. Ntago rya rineshwa, rirakora, rizahora rikora. Isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ry'Imana riri stable, ntabwo risaza. Imbaraga ryahoranye ziracari za zindi. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Tugira dusenge bavandimwe. Imana ntabwo ishaka ko tuba abantu baba mu mihango n'imigenzo gusa ya gikristo. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo riri fije, ntabwo riri hamwe. Ijambo ry'Imana rero rirakora. Ntabwo ari Imana iri statique iguma hamwe. Ijambo ry'Imana riri en mouvement, rero rirakora. Amen. Ubuzima bwo muri Kristo ni ubuzima bugenda, ni ubuzima butemba. Kuko ijambo muri twe rero riragenda rikora. Ntabwo rero ijambo ry'Imana rirangiza kurema, riracyarema. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo nimba wizera, haleluya, bikubere nk'uko wizera. Kuko rya jambo n'ubu riracyakora, riracyarema, riracyakiza, riracyabohora, riracyazura. Birababaje kubera ko abantu benshi bitwa abakristu ntabwo baragera ku rwego rwo kugendera mu ijambo no kugendana naryo. Bahita baba mu buzima bumeze nk'anyanja y'umunyu, ijya yakira amazi ariko ntirekure, igahita ituma nta binyabuzima biba muri iyo nyanja. Rero Imana irashaka uyu munsi yuko inyanja urimo y'umunyu Imana yohereza ijambo ryayo, hanyuma iyo nyanja ikavurwa nayo igakira. Murabizi muri cya gihe Yesu azagaruka, hanyuma kubakwa ingoro ya kane, le temple du millennium. Biblia ivuga ko hari amazi azava hera akazatemba akinjira mu nyanja y'umunyu, ngo ibitafite ubuzima bikagira ubuzima, ibitamera bikamera. Haleluya. Amen. Iryo jambo rero iyo rije, ibitamera biramera, ibidafite ubuzima bigira ubuzima, ibitagenda biragenda, ibicumbagira biramuguruka bikaba bizima. Ngira nature rero hamwe nawe ngo ijambo ry'Imana rize rizane agakiza. Muri agakiza mvuga kubabarirwa ibyaha twarababariwe. Kiretse nimba uri hano ukaba utarakizwa, wenda guhamagaye uze hano imbere kugira ngo wakire agakiza kanyura mu kwizera Yesu, hanyuma kubarira ibyaha byawe, nawe utangire ube mu buzima udatinya urupfu. Kuko iyo uzeye Yesu Kristo uba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo, kandi uhere icyo gihe
imana itangira kwitwa papa data, imana yakwitwararika muri byose. Intambwe ya mbere ni ukuza kwiyana imbere ya Yesu ngo ati mwambabarire ibyaha byose nagendeyemo, ndazi ko ku musaraba ntabwo ari ibyaha byawe wazize ko nta cyaha wakoze, n'ibyanjye wazize. Ndakwakire nk'umwami n'umukiza wanjye uyu munsi, ibyaha ndabisezeye, ndamusezeye, ngira ntangire kubaho nezeza Imana. Icyo gihe Yesu arakubwira ngo uravuka ubwa kabiri, agakiza karataha muri wowe nk'uko katashe mu nzu ya Zakayo. Haleluya. Ariko mwebwe bitwa ko mwabarira ibyaha, mukeneye rero gutera indi ntambwe. Yahehe intambwe yo kureka iri jambo rikaza muri domene zose z'ubuzima bwanyu, kugira ngo rizane agakiza. Amen. Mwaza ko Imana inezerwa iyo tugenda dutaka, tuniha, twitotomba. Amen. Donc, d'une part, rero mu ruhande rumwe il y a ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. hari abatarakira Yesu. C'est une occasion extraordinaire Ni amahirwe adasanzwe de venir ici devant wo kuza ugatera intambwe ukazana imbere et de dire au Seigneur Jésus, ukabwira umwami Yesu, Seigneur, mwami je suis pécheur, ndi umunyabyaha, tu es mort pour moi, warampfiriye, je te reçois aujourd'hui, ndakwakira uyu munsi, sois le Seigneur de ma vie. ube umwami w'ubugingo bwanjye. Je suis las du péché, j'en ai marre du péché, Ndarambiwe ibyaha, je veux vivre une vie digne, ndashaka kuba mu buzima nyabwo, je veux vivre une vie qui glorifie Dieu. ndashaka kuba mu buzima buhesha Imana Et la icyubahiro. Bible te promet, Bibiliya iragusezeranya le sang de Jésus ko amaraso ya Yesu va te laver de tout péché. akweza ibyaha byose. Et à partir de ce moment-là, Uhereye ako tu kanya nais de nouveau, ubuvutse ubwa tu kabiri, deviens enfant du Dieu vivant. ugahinduka umwana w'Imana nzima, Et Dieu prendra soin de toi, kandi Imana ikazakwitwararika, il combattra pour toi, ikakurwanirira, il bénira tes allées et venues, ikaha umugisha amajya n'amaza yawe, il va élargir ta vie. ikagura ubuzima bwawe. Alors toi, tu vas venir ici devant. Wowe uratera intambwe uze hano Et imbere. pour les autres Noneho ku bandi qui ont déjà fait ce pas, bamaze gutera iyo ntambwe, le message est pour vous. ubutumwa ni mwebwe bwerekeyeho. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Yohereje ijambo rye kugira ngo adukize, Et il empêche notre âme de voir la fosse, ça veut dire le séjour des morts. kandi agakiza ubugingo bwacu butajya muri rwa rwobo ikuzimu. Écoutez-moi bien dans 5 minutes. Munyumve neza mu minota 5. Cette parole, Iri jambo elle amène une double action. rizana imirimo ibiri. D'abord, elle agit Mbere na mbere rirakora au niveau de l'esprit et de l'âme et du corps. mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Amen. Amen. Elle amène la guérison. Bikazana gukira. La deuxième action, Intambwe ya kabiri, elle nous empêche, après notre vie terrestre, d'aller en enfer. riraturinda kugira ngo ku iherezo ry'ubuzima bwacu tutazajya ikuzimu. Notre âme ne verra jamais la fosse. Ubugingo bwacu ntabwo buzigera bubona ikuzimu, Parce que Jésus, kuko Yesu quand il est allé chez les morts, igihe yagiye mu bapfuye, lorsqu'il est ressuscité, igihe yazukaga, il a mis un signal, il a mis une plaque là, devant la porte des morts. yashizeho icyapa ku ikuzimu, Sur les portes des morts. ku marembo y'ikuzimu, Il a dit, handikwa ngo ici, hano le juste, umukiranutsi à partir de maintenant, uhereye nonaha ce chemin ne lui appartient pas. iyi nzira ntabwo ikiriye. Toi juste, ce chemin ne l'emprunte pas, c'est pas pour toi. Wowe mukiranutsi, iyo nzira ntabwo ari iyawe. Jésus, Yesu il nous garantit aratwizeza par sa mort, sa résurrection, kubw'urupfu rwe n'izuka rye, nous ne verrons jamais la fosse. ntabwo tuzigera tubona rwa rwobo, Nous ne verrons jamais le séjour des morts. ntabwo tuzigera tubona ikuzimu. Après notre mort, Nyuma y'urupfu rwacu, nous les justes, twebwe abakiranutsi qui croyons en Jésus, twizera Yesu, après notre mort, nyuma y'urupfu rwacu nous n'allons pas séjourner dans le séjour des morts. ntabwo tuzabanziriza ikuzimu. Ça, c'est pour les pécheurs qui attendent la résurrection des impies. Aho ni abanyabyaha bategereza umuzuko w'abanyabyaha, Mais pour nous, ariko kuri twebwe Dieu a prévu un autre lieu de séjour Imana yateganirije ahantu dutegereza avant la résurrection des justes. mbere yo muzuko w'abakiranutsi. Les justes
ne vont pas dans ce monde pour attendre la résurrection. abakiranutsi ntabwo bategerereza umuzuko. Non. Oya, Nos esprits, nos âmes, imyuka yacu n'ubugingo bwacu nous allons directement au paradis. duhita tugendera muri paradizo. C'est de là où nous attendrons la résurrection. Aho niho tuzategerereza umuzuko. C'est ça la bonne nouvelle. Iyo niyo nkuru nziza. Et c'est cette parole qui a amené ça. Kandi ni iri jambo nyine ryazanye ibyo. Il a envoyé sa parole pour nous guérir yohereje ijambo rye ngo adukize dans le temps muri iki gihe et dans l'éternité. no mu bihe by'iteka ryose. Il a envoyé sa parole yohereje ijambo rye pour guérir tes péchés, kugira ngo agukize ibyaha byawe, délivrer ton esprit abature umwuka wawe de la puissance des ténèbres, imbaraga z'umwijima, sauver ton âme gukiza ubugingo bwawe de l'emprise de la chair. kuva mu ngoyi za kamere. Ça s'appelle « Il m'a rendu libre ni ukuvuga ngo yaduhinduye ab'umudendezo. ». Alléluia. Amen. Lorsque la parole vient en toi rero ijambo rije kuri wowe et sépare l'esprit et l'âme, ritandukanya umwuka n'ubugingo. à ce moment-là, Aho rero Jésus a accompli ce qu'il a dit. Yesu asoza icyo yavuze. If the Son sets you free, you shall be free indeed. Umwana n'ababatura muzaba mubatuye by'ukuri. C'est là où Jésus nous rend libres. None Yesu abahinduye ab'umudendezo. Free from sin. Umudendezo ku byaha. Free from bondage. Umudendezo ku ngoyi z'umwanzi. Il nous délivre. Aratubohora. Et nous chantons Alléluia. Maze tukaririmba Alléluia. Parce que nous sommes libres. Kuko tuba tubaye ab'umudendezo. Alléluia. Amen. Et cette deuxième dimension, None urwego rwa kabiri c'est que nous n'allons pas transiter dans le séjour des morts. nuko ntago tuzaca ikuzimu. Nous n'allons pas transiter Ntago pour tuzaca, aller attendre la résurrection. ntago tuzategerereza umuzuko, Mais nous allons directement au paradis. ahubwo tuzahita tugenda muri paradizo. Les pierres sont au paradis. Ba Petero bari muri paradizo. Les Paul sont au paradis. Ba Paulo bari muri paradizo. Nos bien-aimés qui nous ont devancés en Christ sont au paradis. Abakunzi bacu batubanjije muri Kristo bari muri paradizo. Mais le pécheur qui meurt maintenant, Ariko umunyabyaha upfa ubu ngubu il va directement au séjour des morts. ahita ajya ikuzimu. Ici, on l'a appelé la fosse. Hano bahise muri rwa rwobo. Vous comprenez? Amen. C'est terrible la fosse là. Hateye ubwoba aho muri rwa rwobo. Jésus a payé Yesu yatanze ikiguzi, le prix le plus fort ikiguzi kihenze pour te sauver de la fosse, kugira ngo agukize rwa rwobo, afin que tu ailles directement au paradis kugira ngo uzahite ugenda ujya muri paradizo lorsque la mort va venir. igihe urupfu ruzaba rukujeho. C'est pourquoi il a dit, Niyo mpamvu yavuze je ngo suis la résurrection et la vie. ni njyewe kuzuka n'ubugingo, Celui qui croit en moi, unyizera il vivra azabaho quand bien même il serait mort. nawe yaba yarapfuye. Je vais terminer avec cette nouvelle. Ngiye gusoza mbabwira iyi nkuru. À part le salut de nos esprits et la guérison de nos âmes, uretse agakiza k'umwuka wacu no gukira ubugingo bwacu et la guérison de nos maladies dans nos corps, no gukira indwara mu mibiri yacu, parce que la parole nous guérit aussi dans nos corps. kuko ijambo riradukiza no mu mibiri yacu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Kubw'imibyimba ye twarakize. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est encore intéressant, rero igitangaje ni iki? la parole ne s'arrête pas là. Ijambo ry'Imana ntago rigarukiraho. Elle amène la guérison dans tes finances. Noneho rirazana no gukira mu bijyanye n'amafaranga. Elle amène la guérison dans tes biens. Rizana no gukira mu bifatika. Elle amène la guérison dans ton business. Rizana no gukira mu bucuruzi bwawe. Elle amène la guérison dans tous les domaines de ta vie. Rizana gukira mu bigize ubuzima bwawe byose. Cette parole, Iri jambo c'est le remède ni umuti, que Dieu préconise ni umuti Imana yatanze aux hommes. yahaye abana b'abantu. Les bienfaits sont temporaires et éternels. Umuti ineza yawo ni muri ubu bugingo bwa none n'ubugingo buzaza Oh nabwo. Seigneur, écoute-moi. Mwami nyumva, Moi qui prêche, njyewe uri kuvuga ubutumwa bwiza, j'ai besoin ndakeneye que cette parole ko iri jambo amène la guérison rizana dans gukira toute ma vie, mu buzima bwanjye bwose, dans tous les domaines de ma vie. mu bigize ubuzima bwanjye byose. Et je le demande Kandi ndasaba, à chaque personne ici ndabisengeye buri muntu wese uri hano, que cette parole ko iri jambo amène la guérison dans ta vie. rizane gukira mu buzima bwawe. La guérison intégrale, pas partielle. Ugukira ntabwo ari mu ruhande rumwe gusa igice.
la guérison ugukira intégrale et non partielle. ni ugukira mu buryo bwuzuye ntabwo ari igice gusa. Amen. Amen. Je veux une guérison intégrale, ndashaka gukira mu buryo bwuzuye, pas une guérison partielle. ntabwo ari ugukira igice gusa cy'ubuzima bwanjye. Tout dans ma vie. hose bigize ubuzima bwanjye byose. Une bonne santé, nkagira amagara meza, santé robuste. nkagira amagara meza nkomeye. Alléluia. Amen. Guérison intégrale. gukira mu buryo bwuzuye, Que la parole amène la guérison intégrale. ijambo rizane gukira mu buryo bwuzuye. Amen. Amen. The word of God is working. imbaraga z'ijambo riri gukora, Et cette parole, kandi iri jambo c'est le remède à tous tes maux. ni umuti ku bibazo byose, Non seulement spirituel, ntabwo ari byo mu mwuka gusa, non seulement psychologique, ntabwo ari mu bugingo gusa, même matériel. no mu bifatika. Il guérit. irakiza, Il guérit. irakiza, Il guérit les business malades. irakiza no mu bucuruzi, Il guérit les jobs qui sont fatigués. rirakiza n'akazi katagenda, Il guérit les maisons qui sont en proie à la destruction. rirakiza n'ingo zigiye gusenyuka, Il guérit même les couples qui sont malades. rirakiza n'urushako rurwaye, Il guérit même les échecs de la vie. rirakiza naho umuntu yagiye atsindwa mu buzima. Cette parole, iri jambo elle est infaillible. ntago rineshwa. Dieu a dit Imana yaravuze que la lumière soit, umucyo que la ubeho, lumière fut. umucyo ubaho. Et Dieu a dit, Imana iravuga, Lazare, Lazaro sors de la tombe. sohoka mumva. Le mort est sorti. uwapfuye arasohoka. Il te dit maintenant, nawe arakubwira ubu ne ngubu, crains point. ntutinye, Crois seulement. izere gusa, Les choses vont changer. ibintu biraza guhinduka. Crois seulement. izere gusa, Ce qui est fermé ibifunze va être ouvert. biraza gufunguka, Ce qui est barricadé, ibyo bikize bidadiye je vais briser ces portes. ndaza kumenagura izo nzugi. Je viens pour te donner la liberté ndaje kugira ngo nguhe umudendezo, glorieuse des enfants de Dieu. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. nje kuguha umudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Ne crains point, dit le Seigneur. witinya niko umwami akubwira, Même si les hommes t'ont dit le contraire. nubwo abantu bakubwiye ibitandukanye n'ibyo, Même si les hommes t'ont dit le contraire. nubwo abantu bakubwiye ibitandukanye n'ibyo, Même si le médecin t'a dit le contraire. nubwo umuganga yakubwiye ibitandukanye n'ibi, Même si les spécialistes t'ont dit le contraire. nubwo abahanga bakubwiye ibitandukanye n'ibi, Même si les circonstances te montrent que rien ne peut changer. nubwo ibihe uri kunyuramo biri kukubwira ngo nta cyashobora guhinduka, No hope, no future. nta byiringiro, nta ejo Mais la hazaza, parole a été envoyée pour renverser tout ariko ça. ijambo ryaje kugira ngo rihindure ibyo. La parole a été envoyée pour renverser l'ordre démoniaque. ijambo ryohereje kugira ngo rihindure ibyo abadayimoni bashizeho. La parole a été envoyée ijambo ryoherejwe pour recréer ce que Satan a tué. kugira ngo ryongere rireme ibyo satani yishe. La parole a été envoyée ijambo ryoherejwe pour remettre les choses en état. kugira ngo risubize ibintu mu mwanya wabyo. C'est pourquoi Dieu a dit, niyo mpamvu Imana ivuga, Adam et Ève, ibwira Adamu na Eva, domine sur la création. mutegeke ibyaremwe byose, Have dominion over the creation. mugire ubutware ku byaremwe byose. La puissance de la parole imbaraga z'ijambo renverse l'ordre des choses. rihindura uko imiterere y'ibintu. Le dominé devient le dominant. uwari munsi y'ubutware bw'ikintu ahita agitwara. La parole renverse l'ordre des choses. ijambo rihindura imiterere y'ibintu. Le dominé devient le dominant. uwatsikamirwaga ahita ajya mu butware. La parole renverse l'ordre des choses. ijambo rirahindura. Celui qui commandait commence à être le donneur. uwasabirizaga ahita abutanga.
La parole renverse des choses. ijambo rikora byinshi. Là où il y a des pleurs, c'est la joie en abondance. ahari amarira ni ibyishimo n'umunezero. La parole renverse des choses. ijambo ry'Imana rifite ibindi. Là où il y a la peur, ahari ubwoba, la parole renverse l'ordre des choses. ijambo rihindura imiterere. Là où il y a la peur, ahari ubwoba, vient l'audace. haza ubushizi bw'amanga. La parole renverse l'ordre des choses. ijambo rifite byinshi. Là où il y a la misère, la pauvreté, ahari ubukene n'ubutindi, même si c'est récurrent, nubwo ari ibintu bihora bigaruka, même si c'est cyclique, ari uruherekane, même si c'est de père en fils, nubwo ari ibyo ukomora, lorsque la parole est reçue, yo ijambo ryakiriwe, là où il y a la pauvreté et la misère, ahari ubukene n'ubutindi, la parole amène la richesse et la prospérité. ijambo rizana ubutunzi no gutunga no gutunganirwa. Le monde a été témoin. isi ni umuhamya. Un sol qui a été désert pendant des millénaires. ubutaka bwari ubutayu hashize imyaka ibihumbi, Mais la parole était là en l'air, attendant le timing de Dieu. ariko ijambo riri mu kirere ritegereje igihe cy'Imana. La parole était là en attendant le timing de Dieu. ijambo ryari aho ngaho ritegereje igihe cy'Imana. La parole attendait le kairos de Dieu. ijambo ritegereje igihe cy'Imana, Parce que Dieu a dit, kuko Imana yaravuze, lorsque vous reviendrez, igihe muzatahuka, lorsque je vous ramènerai, igihe nzabagarura, le désert refleurira. ubutayu buzamera. Le monde a été témoin isi ni umuhamya de l'accomplissement de la parole de Dieu. wo gusohozwa kw'ijambo ry'Imana. Au XXe siècle, mu kinyejana cya 20, le désert de Negev ubutayu bw'inegevu est devenu comme le jardin d'Éden. bwahindutse nka Edeni. Le désert ubutayu est redevenu comme le jardin d'Éden. bwahindutse nka Edeni, nk'ubusitani bwa Edeni. La vie est venue ubuzima bwaraje là où régnait la mort. ahari hategekaga urupfu. Et Israël Isirayeli est devenu yahindutse l'un des grands exportateurs des fruits et de kimwe mu légumes. bihugu bijyana hanze imbuto nyinshi, À partir de ce qui était le désert. bituruka ahahoze ari ubutayu, Parce que la parole a dit. kuko ijambo ryaravuze Et la parole a créé. kandi ijambo rirarema. Alors nous allons dire ceci. rero tugiye kuvuga ngo Tu dis au Seigneur. ubwire umwami, Tu dis Seigneur. ubwire ngo mwami, Tu dis au Seigneur. uravuga ngo mwami, Me voici devant toi. ndi hano imbere yawe. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. wohereje ijambo ryawe kugira ngo udukize. Alors en ce moment, rero muri uyu mwanya envoie ta parole. ohereza ijambo ryawe Elle est dans les Écritures. riri mu byanditswe byera, Mais envoie-la maintenant. ariko noneho ryohereze nonaha Qu'elle prenne vie en moi. kugira ngo rigire ubuzima muri Et nge, qu'elle guérisse tous les domaines de ma vie. maze rikize ibigize ubuzima bwanjye byose, Et que ma vie soit transformée de fond en comble. maze ubuzima bwanjye buhite buhinduka bwose. Je veux une guérison intégrale. ndashaka gukira mu buryo bwuzuye. Et vous allez voir la parole qui a fait que le désert refleurisse. La maze parole va créer. muraza kubona ijambo ryatumye ubutayu bumera riraza kurema ibintu. Amen. Lèvons-nous. Reka duhaguruke. Qui croit que la parole va créer? ninde wizera ko ijambo riza kurema? Hein, levez-vous avec enthousiasme. rero reka duhaguruke kandi tunezerewe. Hein, que la foi commence à bouger en toi. ukwizera gutangire kunyeganyege muri wowe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole agit contre et envers tout. ijambo rirakora mu kinyuranyo cya byose. Amen. Amen. Si la parole dit je te rends puissant, ijambo niri kubwira ngo nguhinduye umunyembaraga, elle ne dépend pas de l'état dans lequel tu es. ntago bishingira mu bihe urimo uko uhagaze muri uwo mwanya. La parole transcende les circonstances. ijambo rirenga uko duhagaze n'ibihe turimo. La parole transcende le réel. ijambo rirenga ibyo abantu babona. Il suffit que Dieu dise j'envoie ma parole. gusa Imana ivuze ngo nohereje ijambo, Et je vais te demander de refuser
kandi ndagusaba kugira ngo wange uhakane les pensées négatives ibitekerezo bibi byose que le diable t'a inculquées. satani yagushizemo. Refuse, Ubyange, rejette, ubijugunye kure yawe. rejette la défaite, Wange gutsindwa, rejette l'échec, wange gutsindwa. rejette tout ce qui est héréditaire dans le sens de te bloquer dans ta vie. Wange ikintu cyose ukomora kubo wakomotseho kikubuza kujya imbere. Casse d'abord la voix qui chuchote en toi en te disant toi tu n'y parviendras pas, ça ce n'est pas pour toi, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Banza ucecekeshe ijwi ryose rikongorera rikubwira ngo ibyo si ibyawe hariya naguzahagera. Ça a marché chez celui-là mais pas chez toi. Ibyo byarakunze kuri uri ariko wowe ntibishoboka. Dieu ne fait exception de personne. Imana nagutoranya ku butoni. Crois seulement Wowe izere gusa. et tu vas voir ce que la parole va faire. Uraza kubona ibyo ijambo Tous rikora. ensemble, après Mustapha, il envoya sa parole pour nous guérir. Twese dusubiremo ngo yohereje ijambo rye ngo ridukize. Et pour que notre âme ne descende pas dans la fosse. Kugira ngo ubugingo bwacu butajya muri rwa rwobo. Me voici Seigneur devant toi. Ndi imbere yawe mwami. Envoie ta parole. Ohereza ijambo ryawe. Envoie ta parole. Ohereza ijambo ryawe. Tu l'as déjà envoyé sous forme d'écriture et dans l'incarnation de Jésus. Wamaze kuryohereza mu nyandiko na Yesu yambaye umubiri. Tu les écritures. Wamaze kuryohereza mu byanditswe byera. Et par l'incarnation de Jésus-Christ. No mu kwambara umubiri kwa Yesu Kristo. Maintenant qu'elle prenne vie dans ma vie. None reka rigire ubuzima muri nge. Qu'elle touche tout mon être. Rikore kubigize ubuzima bwanjye byose. Qu'elle touche dans tous les domaines de ma vie. Rikore kubigize ubuzima bwanjye byose. Dans tout ce que je fais. Mu byo nkora byose. Dans mon passé, dans mon présent, mon futur. Muhange hashize, muhange hanone, n'ejo hange hazaza. Ta parole n'est pas liée comme les phénomènes physiques. Ijambo ryawe ntago riboshwe. Elle peut agir rétrospectivement. Ribasha gukora no mu bihe byatambutse. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit dit, ma parole. Mumve neza Mwuka Wera arambwira ngo ijambo ryanjye rend réversible ce qui était irréversible. Rigarura ibidashobora kugaruka. Amen. On vous a appris que les phénomènes physiques, la plupart des phénomènes physiques sont irréversibles. Twize mu bijyanye na fizike yuko ibintu byatambutse ntago bishobora kugaruka byongere bibeho. Lorsque tu mélanges l'eau, le lait et le café ou le thé, ça ne peut pas redevenir séparé. C'est irréversible. Ntago wafata amata uyavange n'ikawa none wongere ubivangure ntago bishoboka. Ça s'appelle des phénomènes physiques irréversibles. Nuvuga ngo ni ibintu biba byabaye bidashobora gusubira inyuma. Il y a des phénomènes qui sont irréversibles. Hari ibintu bibaho bidashobora kugaruka bisubira inyuma. La flèche du temps est irréversible. Umurongo w'amateka ntago ushobora kongera ugaruke. C'est ça le principe de causalité. L'effet ne peut pas revenir pour agir sur la cause. Ni ihame yuko ikintu impamvu yatumye ikintu kibaho ntago yagaruka yongera isubira inyuma. Ça veut dire quoi? Bishatse kuvuga iki? Seule la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana ryonyine. Seule la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana ryonyine rend réversible ce qui était irréversible. Niryo rigarura ibidashobora kugaruka. Elle va pénétrer ton passé. La parole va pénétrer ton passé. Ijambo ry'Imana iraza kwinjira ejo hawe hashize. Parce qu'il y a des choses du passé qui pèsent sur toi aujourd'hui.
kuko hari ibintu byo mu bihe byatambutse uyu munsi bikuremereye. Ton présent ne peut pas aller dans le passé pour résoudre les choses, mais le passé peut agir sur ton présent. None yawe ntabwo ushobora guhindura ejo hawe hashize, ariko ejo hawe hashize hashobora kukugiraho ingaruka uyu munsi. Mais ton présent peut agir dans le futur. Ariko none yawe hashobora kugira ingaruka kuri ejo hawe Pas dans le hazaza. passé. Ariko ntabwo hashobora kugira ingaruka. Mais la parole est capable Ariko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi d'aller vers ton passé ikagenda ejo hawe hashize, et travailler ton passé, igakora kuri ejo hawe hashize, agir dans ton passé igakora kuri ejo hawe hashize, pour changer ton kugira présent, ngo hindure uyu munsi none yawe, afin de te donner de l'avenir, de l'espérance. kugira ngo iguhe ejo hazaza huzuye ibyiringiro. Sasa usiseme asemeza mimi mambo yamekusha hivi. Oublie ça. Rero nuvuge ngo njyewe ngo ibi nibi ibyo byibagirwe. Nous sommes dans le domaine de la parole de Dieu. Hano turi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. La parole de Dieu est capable de rendre réversible ce qui était irréversible. Ijambo ry'Imana ribasha kugarura ibintu bidashoboka kugaruka. Ça c'est la parole de Dieu. Iri ni ijambo ry'Imana. This is the power of the word. Izi ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Alors reçois maintenant Rero akira nonaha la parole vivante du Dieu vivant. ijambo rizima ry'Imana nzima. Qu'elle vienne à ta vie maintenant. Yinjire mu buzima bwawe nonaha. Touche ton esprit, Rikore mu mwuka touche ton wawe, âme, mu bugingo bwawe, touche ton corps, mu mubiri wawe. brise toutes les forces des ténèbres, Risenye imbaraga zose z'umwijima. éradique toutes les maladies, Rikura uburwayi bwose, connues, inconnues, ubwuzi n'ubwutazi. celles qui sont encore en gestation, celles qui sont encore en gestation, Ibyo ngibyo biri kuremeka. que tout maintenant Byose nonaha obéisse à la parole de Dieu. yumvira ijambo ry'Imana. La parole vient en toi pour te guérir maintenant. Ijambo rije muri wowe rigukize nonaha. Tous les domaines de ta vie, tous les domaines de ta vie, Ibigize ubuzima bwawe byose. tes finances, Mu bijyanye n'amafaranga, tes biens, tes finances, les biens matériels. ubutunzi bwawe, Que la guérison vienne dans tes finances maintenant. gukira kuze mu bijyanye n'ubutunzi bwawe. Que la parole amène la prospérité là où il y a la pauvreté. Ijambo ry'Imana rizana umugisha, ubutunzi ahari ubukene. Écoutez-moi, Munyumve, cette prière, iri sengesho je la fais pour moi, pour toi. ndarikoze ku bwawe no ku bwanjye, Parce que Dieu kuko Imana n'a pas envoyé ce message pour rien. ntago yohereje ubu butumwa ku busa. Ce qu'il voit, Icyo yabonaga, il voit que les saints, urabona ko abera d'un moment à l'autre avant l'enlèvement, mu bihe bitandukanye mbere yo kuzamuka d'un moment kw'itorero, à l'autre avant l'enlèvement, mu gihe runaka mbere yo kuzamuka kw'itorero, il se pourrait qu'il fasse, qu'il rencontre des forces de ténèbres à une dimension qu'il n'a jamais connue. ushobora guhura n'imbaraga z'umwijima mu rwego utigeze ubona na rimwe. Donc il peut suivre des épreuves Hashobora kuza ibigeragezo qui sont inédites. utamenya. Alors, Rero si Dieu dit, j'ai envoyé ma parole pour vous guérir, Imana rero nibivuze ngo nohereje ijambo ryanjye kugira ngo mbakize, non seulement il va guérir tes maladies, tes problèmes dans l'âme, dans ton esprit, ta maladie dans ton corps, mais aussi cette parole va guérir tous les domaines de ta vie, matérielle, financière, tout ça. Mais aussi cette parole va t'équiper pour affronter les défis de demain. amen. Ntabwo Imana igukiza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri gusa, no mu bigize ubuzima bwawe, ahubwo riraguha n'ubushobozi n'imbaraga kugira ngo uzabashe guhagarara no mu gihe kiri imbere. Il faut être fatigué d'être religieux. Il faut être fatigué d'être religieux. Ukwiriye kurambirwa ibijyanye n'idini ryawe. Alors, reçois maintenant. Rero mwakire. Seigneur, Mwami, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. wohereje ijambo ryawe kugira ngo ridukize. Nous lisons les Écritures. Turasoma ibyanditswe byera, Elles sont pleines de promesses. byuzuyemo amasezerano. La plupart d'entre nous, nous les savons par cœur. Abenshi Nous les connaissons par cœur. twayafashe mu mutwe, Mais ariko elles n'ont pas encore pris vie. ntabwo riragira ubuzima.
Mais à partir de maintenant, ariko uhereye nona que chaque personne qui croit buri wese uryizera que cette parole ko yizera ko iri jambo amène dans sa vie rizana mu buzima bwe une guérison intégrale. ugukira kuzuye Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu, dans toutes les dimensions de son mu être bigize ubuzima bwe bwose, et dans tous les domaines de sa vie, ibigize ibimumugize n'ibigize ubuzima bwe byose, va au-delà de ses attentes. birenge ibyo yiteze Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. que la parole aille au-delà de tes attentes. Ijambo ry'Imana rigende rirenge n'ibyo yiteze. Que la parole de Dieu Ijambo ry'Imana te surprenne rigutungure dans tes attentes. mu byo witeze. Que la parole de Dieu Ijambo ry'Imana t'étonne rigutungure, rigutangaze, au-delà de l'étonnement. birenze uburyo umuntu Au yatangara. nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, au nom de mu Jésus, izina rya Yesu, que la parole t'étonne ijambo ry'Imana au-delà de rigutangaze, l'étonnement. birenze uko umuntu Que ta yatangara. la parole te surprenne Ijambo ry'Imana rigutungure, au-delà de tes attentes. birenze uko witeze, Dans le domaine spirituel, mu rwego rwo mu mwuka, matériel, financier, mu bifatika no mu mafaranga, familial, individuel, mu muryango no ku buzima bwawe bwite, dans le couple, dans la famille, mu rushako, mu muryango, dans ton travail, mu kazi kawe, l'ouvrage de tes mains. imirimo y'amaboko yawe. Que la parole touche partout. Ijambo ry'Imana rikore hose, Qu'il n'y ait aucun domaine qui soit laissé sans être touché par la puissance de la parole. ntihabe urwego rw'ubuzima bwawe butakorwaho n'ijambo ry'Imana. Et que celui qui croit dise Kandi Amen. wizera avuge ngo amen. Acclamons Jésus. Acclamons Amashi Jésus. menshi kuri Yesu, Acclamons Jésus. amashi menshi kuri Yesu, Acclamons Jésus. amashi menshi menshi menshi. Amen. Crois ce que Dieu dit Rero izera ibyo Imana ivuga, et tu verras la gloire de Dieu. uzabona ubwiza bw'Imana. Lève nos mains. Reka tuzamure ibiganza byacu. Satani ntakuriganye. Amen. Yagukozeho, yabikoze, nta na kimwe yasize. Haleluya. Amen. Amaso yawe azabibona. Haleluya. Amen. Kuko ijambo ni ukuri. Ukomeze ugira uti mwami wohereje ijambo ryawe rinkize. Psalm 107:20 urifate. Zaburi 107 murongo wa 20. Ni yawe. Amen. Ni yawe. Amen. Urigire sheri wawe. Zaburi 107:20. Komeza urivuge. Nubwo haza amajwi yandi komeza urivuge. Amen. Baza kubona ko Imana itabesha. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera byanze twese. Amen. Amen. Shalom shalom. Shalom. Mwana umugisha w'Imana kubera ko mwahawe byinshi. Amen. Mwagabanye. Amen. Muvuye ibwami mwagabanye. Amen. Imana yabahaye umugisha.